Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye ko tuzakorera rimwe duhite dutsinda. Ese ni kubera iki tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ko ibibazo 8 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakosoye. Ngo rero iyo ukosoye ikizame cyose cyakozwe, iyo ugiye gukora ubusanga ibibazo byose warabibonyeho, ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kugira ngo ikizame cyose cyakozwe ujye urahita ukibona ku gihe, mbere y'uko ureba ino video jya aho hantu handitse subscribe wakande. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizaho cyagufasha kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe, ujye uhita ukibona ku gihe. Yaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga kiri kuza mu kizame cyane kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhita utsinda. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, namwe twabatekerejeho aho waba urose mu gihugu. Uduha amasaha abonekaho ku munsi. Murabizi haje ikoranabuhanga, mba nagusharinga screen ya computer aho waba urose mu gihugu akwigisha wagira ngo turicaranye, hasigaye wazagirwaho gukora rimwe ugihita utsinda. Uduha amasaha abonekaho ku munsi ukatubwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira umuduhamagare ni kuri 0789 355 16 tubigufashe. Muri mu mujyi wa Kigali ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, twaza tukakwigisha umunsi umwe bugacyo ukajya gukora. Namwe twabatekerejeho abantu batakunda ko bafite umwanya mwinshi, ariko biba bisaba kugira twigane turi kumwe. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose gikosowe ujye ureba ko nikiramuka kije mu kizame uragikora kuko ibibazo biragaruka. Ikibazo cya mbere kibaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Tegereze neza ino shusho, urabona ko zino modoka zagonganye. Imodoka zagonganye gutya rero ntabwo haburamo inkomere. Rero hageze uri uwa mbere uba ugomba gukora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Iravuga ngo sohora inkomere mu kinyabiziga. Mbega ngo kubaha icyo kunywa, ukaba wabahereza nka ji cyangwa ukabaha amazi. Mbega ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mbega ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Wonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugeze kuri 20 ariyo wari kujya mu kino kizame kiba kimaze gukorwa iki gitondo. Murabizi uyu munsi wose badirirwa bari kubazamo ibibazo, cyane cyane mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa mu gitondo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Kumenyesha impanuka bande? Hari abapolisi babishinzwe bo mu mihanda, ndetse no guhamagara ubutabazi nk'imbangukira gutabara. Ndatekereza ko ramuzwe hitamo se, ndatekereza ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Cyapa cyacu ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese uri kubona gifite ishusho y'urukiramende cyangwa uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Kino cyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, mucishemo imirongo 2 ukoze akantu kameze nk'agakubo. Kino cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Hari ibisubizo bine baba baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega guherezo ry'ibyo wabuzwaga. Sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Ndeka ngo birabujwe kuhinjira. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Mbibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nari bakoreye bino bibazo byose birimo. Iyo uri kuyireba haba ari icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo byerekeye ku ibyo byapa
ibibazo byose rero birimo, so kuri YouTube channel yanyu irebe kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora, bibusa ko uri no gukosora ariko ukabona ari n'ikindi kiri kugora, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkabikurikizaho. Ikintu busabwa ni kimwe, ujya ahantu handitse subscribe ukakanda kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Ndizera ko hano rero wamaze guhita imeso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo ubonye kiriya cyapa kirimo akantu kameze nk'agakubo, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibiba byemewe, ariko iyo wacishijemo akaronko kamwe guhagarara umwanya munini nibyo biba bibujijwe, ariko iyo wacishijemo akantu k'agakubo umwanya muto n'umwanya munini biba bibujijwe kuba wahagarara. Mbibusa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye tukaboneka tukakwigisha. Murabizi kubera ibintu by'ikoranabuhanga mba nakwigishiriza muri computer yanjye uri kure, dusa nkaho twicaranye ukajya urareba muri telefone yawe ukabonamo screen ya computer yanjye. Aho waba uri hose mu gihugu nkwigisha, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 355 16 tubigufashemo. Ndizera ko waramaze guhitamo se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni arava ngo kilometero 25, beka ngo kilometero 70, C kakubwira ngo kilometero 40, D kakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ikintu wabashatse kwa ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Hari umuntu wigeze kubaza ese ugenda uri gupima? Oya, ahubwo iyo ikinyabiziga cyawe ufite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugendera, bakakubwira ati niwiruka cyane bitewe n'ukuntu uri kwihuta uri kugenda ku birometero 80 mu saha, nudahindura umuvuduko mu saha uri kugenda ibirometero 80, kubera ukuntu uri kugenda gahoro mu saha urajya uragenda ibirometero 20. Ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kujya urebera, ibyo ngibyo ntuzabigireho ikibazo. None batubajije ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni uwuhe? Ndizera ko hano wamaze guhita imeso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itegereze neza, kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese babwita ngo iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Aravuga ngo feri y'urugendo, B ngo feri yo guhagarara umwanya munini, C ngo feri yo gutabara, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese no uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro ariko igihe feri idakora neza babwita ngo iki cyangwa bwitwa ngo iki? Ndatekereza ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, bayita feri yo gutabara. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo C. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Nujya mu kizame cyawe kiragaruka ikibazo kimeze gutya, uhita ugikora urahitamo C, feri yo gutabara. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kibaza ngo iki? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda. Romoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyazuka ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikurura ritagaragara. Iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese igaragazwa ku buhe buryo? Iravuga ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma, mbega ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki
inyuma. Seka ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, mu gihe D iri kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota yawe buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni byo. A ni igiso cy'ukuri itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B ni igiso cy'ukuri itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, ndetse na C ni igiso cyanya cyo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Neza neza kino kibazo hari igihe bakibaza bakikubaza gutya, ariko bino bisubizo uko ari bitatu A, B, C bakabishyira ku nyuguti imwe, bakavuga ngo igaragazwa ku buryo bukurikira. Ikavuga ngo ni itara ryera riri kuri romoroki, ni itara ryera umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, bakabishyira nko kuri A gusa, uhita uhitamo A. Ariko iyo bavuze itara ryera bakarikorera inyuguti yaryo, itara ry'umuhondo bakarikorera inyuguti yaryo, itara risa n'icunga rishije bakarikorera inyuguti yaryo, uhita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko nibaramuka bagihinduye bakagiguha muri ubwo buryo maze kukubwira, bagafata nko kuri A bakavuga ngo itara ryera ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije kuri romoroki inyuma, bakaguha B, bakaguha C, bakaguha D, uzahita uhitamo iyo A ivuga ko ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ariko nibaramuka bakiguhaye gutya, itara ryera bakarikorera inyuguti, itara ry'umuhondo bakarikorera inyuguti, itara risa n'icunga rishije bakarihereza inyuguti yayo, uzahita uhitamo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndizera ko uramutse guhitamo D rero, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora ikizami cyose kiba cyakozwe kugira ngo ujye urahita ukibonera ku gihe, ubone ku gihe ano masomo genda bashyiraho, agenda bafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe. Unabone kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga, abantu benshi bari kumbwira ati bagiye mu kizame nicyo cya mbere bababajije. Kugira ngo rero ujye urahita ukibona, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, nashyiraho ikizame kiri gukunda kuza ukajya urahita ukibona, wajya mu kizame cyawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Nashyiraho isomo, nashyiraho ikizame gikozwe ako kanya, kino gikorwa cya mbere usanga umunsi waririrwa bari kubazamo ibibazo byinshi, kugira ngo ujye uhita ubibona kugihe rero ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya mbishyiraho. Nturindire ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link kandi nawe ufite telefoni ya smartphone. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka, hari igihe dushobora kugera tukayazimya. Ryari nibyo tugiye kureba. Arangwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Umuyobozi hano baba bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, niba ari imodoka umushoferi, niba ari moto umumotari. Mbega ngo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyuraho ku cyo akurikiye, acana azimya vuba vuba amatara maremare. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cyanyacyo. Ese hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko hano bamaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubundi ikinyabiziga kiba kibujijwe, amatara y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ikinyabiziga kiba kigomba kuzimya amatara yacyo maremare mwa bino bihe bikurikira. Ibihe bihe: iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200, ukaba wareba muri metero 200 imbere yawe, cyangwa iyo ikinyabiziga gikwirikiye mu ntambwe zigera muri metero 100, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Iyo uhisemo A iba ari igiso cyanya cyo ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igiso cyanya cyo ariko baguha 0. Kubera iki? Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi araba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo C, ndizera ko waramuzwe yandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza. Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho y'uruziga?
ese uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu, ese uri kubona gifite ishusho y'urukiramende? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga. Bino byapa mujya mubibona, ukabona bimwe bifite ishusho ya mpande eshatu, ukabona ibindi bifite ishusho ya mpande enye, ukabona ibindi bikoze mu ruziga. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Umuzenguruko kino cyapa gifite ni umuzenguruko utukura, ubuso ni hariya imbere hari aho umweru, ibirango byo ni ziriya modoka ebyiri. Ni imodoka imwe y'umukara iri mu ruhande rw'iburyo n'indi iri mu ruhande rw'ibumoso mu bara ritukura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukora ucyandika ku gapapuro. Ari aho ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbega ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Ese ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Ndeka ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Utarabonera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, so kuri YouTube channel yanyu yirebe kugira ngo nujya ku bibazo byerekeye ku byapa bye kujya bikugora. Umuntu wese wayirebye yavuye gukora ikizame aragaruka kanshimira, kuko usanga nta kibazo cyerekeye ku byapa cyamugora. Utari wayibona wasaba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba cyangwa ukanyandikira mu minota 2 mba maze kuyiguha. Ni kuri 0789351626 nkahita nyigwa mu gihe kitarenze iminota 2 ukayireba kugira ngo nujye kubara bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ese hano muri soki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, hari soki kuri nta kindi ni B, birabujijwe kunyuranaho. Undi kino cyapa iyo ukibonye imbere yawe biba bibujijwe kudepasa. Kubera iki? Tudepasiriza mu ruhande rw'ibumoso, none ibumoso hari mu mutuku. Ariko hano ntuzabyitiranye. Ububujijwe kudepasa imodoka, ariko wadepasa nka biriya binyabiziga by'imitende ibiri nka moto zidafite utunyabiziga two ku ruhande wabidepasa, ariko ntabwo wemerewe kuba wadepasa indi modoka. Hano niyo mpamvu duhisemo D ivuga ngo birabujijwe kunyuranaho. Ikibazo cya 8 ni cyo ku bipimo kirabaza ngo ari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari ngo metero 1 na santimetero 50. Mbega ngo metero 1 na santimetero 75. Seka ngo metero 1 na santimetero 90. Deka tubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakikoza mu bundi buryo. Mu bihe buryo bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Niba bibaza gutyo ntibizakugore. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze nicyo kuba bahinduye ingero gusa. Cyangwa se bagafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 1 n'ibice 50 cyangwa n'ibice 5. Murabizi zere inyuma y'akadomo nta kintu ivuze iyo hadakurikiraho undi mubare. Mbega ngo metero 1 n'ibice 75. Se bakavuga ngo metero 1 n'ibice 90 cyangwa n'ibice 9. Ndeka ngo metero 2 n'ibice 10. Niba bibaza gutyo ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze nicyo guhindura ingero gusa. Hano muri izo cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Nizo cyukuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Metero 1 na santimetero 90. Niba ajya kukikoza kiragaruka kimeze gutya, uhita ugikora. Iso cyukuri abari C metero 1 na santimetero 90. Iyo utakibonyemo bashyizeho D ivuga ko nta giso cyukuri kirimo. Impamvu bivuzeho nuko hari ikindi kibazo neza kiba kimeze gutya, ariko ino metero 1 na santimetero 90 niba bishyiremo, ahubwo bashyizeho D ngo nta giso cyukuri kirimo. Ihitamo ko nta giso cyukuri kirimo. Niyo mpamvu ugomba gukosora kino kizame. Ndi kukubwira no ku bindi bibazo bashobora kukubarizaho kugira ngo nugerwaho ukore rimwe warabonye ku bibazo bigiye bitandukanye, ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo iryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ibyo bintu usa ahubwo birashoboka. Niba bishoboka se bishoboka ryari? Ari ngo igihe kigenda ahamanuka. Biga ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano muri iso cyukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo byanya, bino bisubizo bine baduhaye. Hitamo igiso cyanya cyo rero ucyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota urabuze kugira kuri 20. Ndizera ko hano bamaze guhita iso cyukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi kabona nk'impanuka yabaye
hakaza ikindi kinyabiziga kikaza kigakurura icyo kinyabiziga cyakoze impanuka. Ubu uretse kuba kiri kugendesha amapine, moteri ntiba yaka na vitensi ntabwo iba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko uramaze guhitamo, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aya ngo itara rimwe cyangwa menshi yera. Mbega ngo amatara menshi y'umuhondo. Sega ngo amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndeka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndizera ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. A ni igiso cy'ukuri, itara rimwe cyangwa menshi yera. B ni igiso cy'ukuri, amatara menshi y'umuhondo, ndetse na C ni igiso cya nyacyo, amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11, kirabaza ngo amatara ndangamere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Arangwa n'ayahe mabara? Tugiye kwitegereza neza dusubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo umweru cyangwa umuhondo imbere, B ngo umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma akaba ari umutuku cyangwa umuhondo. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abana amatara y'umwe aba ari amabara y'umweru cyangwa umuhondo imbere. Ayo matara aba agomba kurangwa n'amabara umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma akaba ari amatara y'umutuku cyangwa umuhondo. Ndizera ko uramaze guhitamo C, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandiki cyangwa uduhamagare ni kuri 0789951626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibyangombwa iminota 3 bamaze kubona kode, twabona ko umaze kubona kode, ikintu cyose cyagufasha tukajya tugiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, Rwanda Driving College TV yabatekerejeho ibashyiraho uburyo bwo kwiga mu buryo bwa online. Uduha amasaha abonekaho ku munsi bitewe n'akazi ukora, ayo ushaka ku munsi ubona wabonekaho. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi, tugendeye ku bibazo bikunda kuza wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindira. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ho byaroroshye, tuba twaza tukakwigisha umunsi umwe turi kumwe, umunsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugatsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare abari mu mujyi wa Kigali tuze tubigishe turi kumwe umunsi umwe, undi ukurikiyeho mugende mukore mutsinde. Murabizi intego yacu no kugira mujye mu kizame mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo y'ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi abagenzi bategetse. Hano abagenzi bategetswe iki? Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru. Bategetswe iki? Ari wangu kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Abona ubugari bw'inzira nyabagendwa cyangwa bw'umuhanda ari buto, mugaba mwanyura mu nzira z'abanyamaguru. Bega ngo guhagararaho bageze. Se ngo koroherana. Dega ngo gukuraho inkomyi. Ese hano ronizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro.
hari ikintu muba mugomba gukora n'ikimwe n'iso cy'ukuri nta kindi nise muba mugomba koroherana. Njye mbibona cyane ukabona nk'imodoka zihuriye ahantu hafunganye, ubugari bw'uwo muhanda butabakundira kugira ngo mubisikane nta nkomyi, ukabona nk'umuyobozi w'ikinyabiziga umwe asubiye inyuma aretse umwe aratambutse, yamara gutambuka undi akabona kugenda. Biriya bintu baba bakoze nibyo bita koroherana. Yavugaga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe kunyura mu nzira z'abanyamaguru uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ngo ikinyabiziga cyawe gicishe mu nzira z'abanyamaguru, ntabwo biba byemewe. Guhagarara aho bageze naho ntabwo cyaba igisubizo cy'ukuri, mwahaguma mukahaguma mpaka, ntabwo bibaho. Ndetse na Dave ngo gukuraho inkomyi, ubwo gukuraho inkomyi byaba ari nko kuva mu binyabiziga byanyu mukamaza mugasiza mukongera umuhanda waba munini mukabona kubisikana, nacyo ntabwo ari igiso cy'ukuri. Uba ugomba guhitamo se ivuga ko mugomba koroherana, umwe akareka umwe agatambuka, yamara gutambuka n'undi akabona gukomeza. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo se, ndakeka ko ramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru amaze kureba iki? Araba ngo umuvuduko w'abanyamaguru, akiyareba se abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese ubugari bw'umuhanda bumeze bute? Umuhanda wacu urafunganye cyangwa ni mugari? Seka ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru umwe cyangwa hari benshi? Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Usanze umuhanda ubugari bwawo budatuma munyuranaho, rero muba mushobora kunyura mu nzira z'abanyamaguru ziri mu mpande z'uwo muhanda, ariko mumaze kureba kimwe mwa bino baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo, nta na rimwe biba byemewe kunyura mu tuyira tw'abanyamaguru. Ibintu byose wareberaho, nta na rimwe biba byemewe kuba utwaye ikinyabiziga ngo ukicishe mu nzira z'abanyamaguru, ntabwo biba byemewe. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo de, ndakeka ko umenya impamvu tuyihisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe kimanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi niye nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara? Mu Rwanda ntabwo bikunze kubaho ibi bintu by'ubushotoranyi, ariko hari ahantu biba. Rero ni igihe kimanuka n'ubundi bushotoranyi niye nimero ya telefoni y'ubutabazi uba wahamagara habaye impanuka cyangwa hari ubundi bushotoranyi bubaye mu muhanda. Hano ibisubizo bine baduhaye, araba ngo 911, mbega ngo 100, seka ngo 112, mbega ngo 131. Hano urizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Habaye impanuka cyangwa hari ubundi bushotoranyi bubaye mu muhanda, ese nuwe mubare, ese niye nimero uba wahamagara? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine, uhitemo igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Kino kibazo ni ingenzi ko wagikora kuko uzabihura nabyo cyane. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni se. 112 niyo ugomba guhamagara. 911 niyo muri Amerika. 100 mukunda no kuyihamagara niyo kwira miyoboro ya MTN na za Airtel. De nayo ntabwo ari igiso cyonyacyo, ahubwo ugomba guhitamo 112 ni kuri se. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo se, ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora yakora iki? Ugeze harambita, mwebwe muhita ngo ni kuri feruje, hari aho hari amatara ari kugenda yaka, urumuri akagenda ayobora ibinyabiziga. Abari gukoresha ubwoko bw'amatara butatu ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Rero ugasanga ntabwo byaka, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? Araba ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso cy'ukuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega uvuga ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano, se ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Mbega ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Ese uba ugomba gukora iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kubyitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Nicyo kintu uba ugomba gukora mu gihe ugeze hara
kuri feruje ugasanga biriya bimenyetso bimurika bidakora cyangwa byapfuye, bijya bikunda kubaho. Rero uba ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uhuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa mu muhanda, ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Sega ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Deka ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza. Murabizi hari igihe bishoboka ko amatungo yaza mu muhanda, wenda bayajyanye mu masoko. Murabizi haba hari n'ibyapa bikubwira ko ugiye kugera kwa ayo matungo, ariko uhuye nayo nk'ishyo, ubwo ni amatungo menshi. Ese uba ugomba kwitwara ute? Hano igisozi cy'ukuri rero nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi kugira ngo ataguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura umuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano umugenzi bari kuvuga nk'uko nakunze kuyagarukaho, ntabwo bari kuvuga umunyamaguru, ahubwo bari kuvuga umuntu uri gukoresha inzira nyabagendwa. Ashobora kuba ari umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa akaba n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, ariko ntabwo hano bari kuvuga umunyamaguru. Hari igihe bavuga umugenzi ugahita wumva ngo ni umunyamaguru. Oya, nawe umuyobozi w'ikinyabiziga birakureba. Ibi byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Aravuga ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Sega ngo imiterere y'icyago gitunguranye. Deka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Bino byapa biburira ni bya bindi biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, cyangwa bakavuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Rero bino byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hano izo cy'ukuri rero nta kindi ni A, ko hari icyago. Murabizi biriya cyapa urakibona kirimo wenda nk'ikirango kivuga ko ari umuyaga w'intambike, wagera imbere koko ugasanga aho hantu hari umuyaga w'intambike. Rero bakumenyesha ko hari icyago kugira ngo umenye ingamba ufata mbere y'uko ukigeraho, yaba ari ukugabanya umuvuduko cyangwa n'izindi wakoresha kugira ngo ukomeze kwirinda ibyo byago utari wabigeraho. Bakabikubwira ko hari icyago utari wakigeraho. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ino video y'ibyapa by'inyongera nayo narayibakoreye muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizami biba byakozwe. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha? Aravuga ngo ibitegetswe byihariye gusa. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo ubugerure cyangwa amarengamateko rusange cyangwa ibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisozi cy'ukuri, mu gihe D iri kutubwira ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozi cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndizera ko wamaze kugihitamo. Ubonye ngiye kukivuga utari wagihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize ariyo wari kugira ngo kino kizame kimaze gukorwa. Rero hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Ubugerure cyangwa amarengamateko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana. Rero hari imyaka umwana aba afite akaba atemerewe kwicara ku iriya ntebe yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Aravuga ngo imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano undi gisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero. Ndizera ko hano igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo. Ndizera ko wari wamaze guhitamo B, imyaka 12. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi cyabaza ngo iyo ikinyabiziga kidagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ubwo ari kuvuga plaque. Aravuga ngo ibyumweru 2. Beka ngo amezi 2. Seka ngo ukwezi kumwe. Deka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano rero igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza
usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri cyandike ku papuro. Ibibazo biragaruka, ikibazo cyose wabonyeho ujye ukora ku buryo nikiramuka kije mu kizamini urakora wakoze kitari bukugore kandi wakibonyeho. Niyo mpamvu dukosora ikizamini kiba cyakozwe. Bino bitandukanye cyane cyane na biriya byo gusoma ibitabo. Hari igihe usa nkaho uri kubikosora ariko hano iyo ugikoze kikakunanira, ejo iyo ukibonyeho uragikora. Hano rero igisozi cy'ukuri nta kindi ni ibe, biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze amezi 2. Ndizera ko kino kizamini dukosora ari ikintu kigufashije. Hari ikintu cyakugoye uri gukosora kino kizamini, urahamamagara cyangwa ukanyandikira kuri 0789351626 nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uratwandikiye cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Waza gukora rimwe ugahita usinda. Uri hafi gukora kugira ngo ujye ubona ikizamini cyose cyakozwe, jya aho hantu handitse subscribe uhakande. Uri hafi gukora, ikintu nagushishikariza no gukosora kino kizamini cyakozwe. Wabona ikintu kiri kukugora ukacyandika muri comment ngagutegura amasomo ukazayibonera ku gihe. Ibindi byo amahirwe masa ku bantu bari gukora mwa ino minsi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.